Isuramuhamagara ngo aze twitayeho naga twitayeho. Agera twoza basi udufaranga duke. Reka nongeye basi nyinyuze. Shakira ubufasha butawe. Ngiye guhita mbibwira abaturanyi. Ngirira vuba se kandi nawe witindaganye ureba ndigupfa. Unerurize ntabwo babarira wineba nawe urukundo neka ntabwo wanshobora. Ubuzima nanjye ndabikinza. Papa yadutaga atabibona. Ngiye kubibwira. Arine Mundi wowe urambaza iki ko wahereye karunyaga uranjagire. Ntabwo ari cyo ari guhamagara. Haryo no musariso mufite. Ibyo se birakureba bandetse. Ari ituze. Ibyo ntago bikureba nakwiga natakwiga ni ibyanjye. Ari ituze. Icyo nashaka kukubwira mama wawe ntawe uhari ubu ngubu sibyo yagiye mu kazi. Ngiye mu mujyi ntabwo ntindayo. Nagira ngo uzufunge hano hatagira umuntu uza kinjamo gatwarira furati sibyo wabyumvira. Ntawe uri buze ubundi se yaza azajya ureka ubushaka kwabiza abantu gusa ntaki. Ariko yumva mubwira jya urekana nawe ibyo mubwiye ntabwo ntinda ndaje. Genda n'ubundi wowe uri kumva ko ntabwo hamwe. Papa ntabwo nzanu yagiye ubuzima nanjye ibibazo n'ibyo byitwara Kenny nawe yaragiye kamamagare numubwira ko nubwo atanyuze ikintu gapfa kubihugu twose ntabwo ari kwifata oya dadi nawe ni njyewe Bana wasigaye neza abana niko Shakira ni Shakira ni njyewe mfite ibibazo
none se rero reka mubwire iyo ni imitwe yashatse kugira ngo ajya nteza noneho abana urumva njyewe namubwiye ko twarangizanyije nta n'icyo nkeneye wambwiye ko mutanankeneye urumva abo mwafashe mu kujya kumpondagura ntabwo bankeneye rero wiza kunteza abana wabyumvise akareka ubwo nagize ikibazo twagize iki naje mu rugo nje gusaba amafaranga mama 300 n'igihumbi cyo kurya agiye mu nzu atanyerera atayikubita hasi aravunika ariko nawe ndatugena rero umva nkubwire Shakira bwira nyoko ngo ayo nama yariya ariho yiga njyewe ntabwo nta gahunda gifitanye nawe urumva nimereye neza ntawe turagukeneye ntabwo turi ugutesha papa wadufashe igihari ni kimwe twumvikane mama wawe namaze kubona uko ateye nanjye aho ndi hose ubuzima bwanjye nta mpamvu yo kugira ngo rero njyewe nirwe nza kwirwa mpangana ko mpangana n'abana biwe reka ibyo tubyihorere ahubwo reka nkubwire icyo kimwe ubwo ndumva ubwo ari ubucabiranya n'ubwenge bwo kumva yuko ngomba kwiga ni umutwe mwiza umutwe muravuga muti noneho ni umutwe yiza batereka muteza abana bari bamuhamagara urumva wabyumvise basi watwoheje n'udufaranga tukivuza uwo amafaranga y'ikisi kandi yaravuze ko njyewe nta n'ugomba kunkenera iyo mafaranga mbaza n'ayiki njyewe ibyo reka ngo bagiye kumujyana kwa muganga nese ko warumbwiye ngo yavunitse ako kanya nindi umujyanye kandi ari warumbwiye urashaka nawe uriho uracabiranye urambwiye ngo usize ngo mama wawe ngo yavunitse nguza kumpamagara none uracabiranya umbwira ngo yagiye kwa muganga yabagiye gute se kandi warusohotse hanze uje kumpamagara iki sinzi icyo muhamagaye ibyo muhamagaye byose ibyo ntibinandeba icyo nzi nuko ibyo ngibyo nzagira gute nzabimenya nyuma wumvise nzabimenya nzabibwirwa n'abantu cyangwa nzabyumva muri message reka aho gumya no kuntesha umwanya reka nanigendere oya ayo nama yari ya mama wawe yanteje abana sawa genda ntazi uzamubona ko yapfuye arangutse kanjya kureba abaturanyi ariko se wabagwa ngo tugende motarwe ureka mubaze ikintu nawe ukunesha umutwe rwose ese ngubona ndi bari niba ntwaye gusa nawe ndi muri bitwara ubundi bigeze ugira urugo moto ese bari ko mbona wakinzeho wabirakariye nakubundi se ndakwishyura utarangiza aho ugeze ese wowe nyine nari kugutanga nkigende nese ngo nyine byawe ko birangiye nyine kugutanga nkigendera wowe badugeza aho ugeza noneho kwishyura amafaranga abagenzi b'iki gihe nabo barakurana
Thank you.